Omeze utanda. meze neza bwakeye amahoro nawe. Ndasimana. Yego yego. Dickson ameze gute? Dickson ari hano aricaye, wowe umeze gute se? Tumeze neza. Uri mu ishyamba urahagana he? Amasomo kubera ko wagiye kutushakira amasomo rero, urabizi ko ambassador yagiye kutushakira amasomo. Banza sobanurire Gicyanda ibyo wagiye kwiga. Nagiye kwiga itandukaniro rya communism na capitalism. Nari narabize mu ishuri ariko none ndavuga kanembere mu bihugu bifite uburyo bwa communism. Yego. Aho bitandukaniye n'uburyo bwa capitalism none nzaje nigisaba consumateri uburyo bwiza no buhe. Okay. Harimo ubwo ibyo watangiye gusobanukirwa ngo dusangizeho iryo tandukaniro waba waratangiye kurisobanukirwa. Please share. Nawiraga ko muri communism nk'igihugu hano ndi cyitwa Vietnam abantu bakuru mwarabibonye mwarebaga filime za Rambo na za Chuck Norris na twatugofero twabo tumeze nk'urutaro. Amerika irwana na Vietnam na Chuck Norris saka kugira ngo ibihugu byo muri Aziya bigende biri muri communism kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukontororwe na leta noneho abaturage babe abakozi ba leta noneho leta nayo igira insingano yo kubareberera. Yego. Mu gihe capitalism bakubwira ati leta irashyiraho ibikorwa remezo ariko buri muntu yirwariza. Yego. Leta ntabwo iri bujye kureba niba uriga urambara ibyo ntabwo bireba ariko hano mu communism leta imenya ko abaturage bariye leta igende komanga ivuga ati muharamuse. Yego. Mwariye. 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 Mwafase alanchi. Mwafase. Ariko ambasaderi uribuka alanchi urayibuka. Yego. Alanchi. Mwafa. Noneho mu gihe muri capitalism wasako ogangike ku muhanda nago bireba leta ya Amerika. Yego. N'ufite amafaranga baramuhemba ndakarasota ifite. So iyo ni capitalism. Ufite nyine iyo umaze kugira ku mafaranga niho utegeka nawe uso gutegeka agakaritsi. Niryo tandukaniro rya capitalism na communism. Noneho batanga urugero bakubwira ngo abakapitaliste urumva capital ikintu cyitwa capital n'umuntu yazanye ikisoro. Yego. None waraza kutegeka wa muntu wo mukozi utazanye capital no kuvuga ngo nk'urugero. Yego. Umuntu afite mashini yitwa imashini ya tractor cyangwa se ikamyo. Yego. None ukasanga nyire kamyo niwe tuvuga ko ari umukapitaliste niwe wazanye ikisoro cyo kugura kamyo. Yego. None umusoferi ni ukoresha ya kamyo. Yego. Ariko kasanga nyire kamyo niwe bahaye amafaranga menshi ya verisoma none umusoferi atahanye 5,000. None ukibaza se ikikamyo ko kitakwikoresha ninde yewe n'iki kikamyo n'iki gifite akasiro. Rero muri communism leba umukozi niwe ufite akasiro cyane mwewe muri capitalism radio erabaruta nyiri radio aba ahangayikishijwe na za mikoroze na za transformer na za transmission mwewe abakozi nagaba bitayeho. Yego. Kandi mutahari ntago radio vuga ntago yakwikore. None ukibaza niki kifite akasiro niki kifite akasiro kurusa. Okay. Mu communism bahakasira abantu bakoresha amamashini kurenze mashini. Yego. Endege muri capitalism endege ruta pilote ariko muri communism umuntu ni afite akasiro kurenza amamashini. Ndumva ka communism ari sawa nk'umuntu ugira ubumuntu. Ni communism ni. Bo barita kuba noneho twe turasimira leta yacu uko irabivanga iragende kafata ibyiza byo mu capitalism kavuga abantu bikorere ariko nanone ukasanga irasiraho gahunda yankunganire hariho za mituweli hari hezo heza hari gahunda ubona ko ziri propua zifasha abakene. Yego.
propua abana bari mu mutuku era bakuramo kabasira mu muhondo eze kabakura mu muhondo kabasira mu cyatsi no bakagenda bari babone imibereho myiza yego mu gihe rero muri Amerika abana yaba ari mu mutuku cyangwa muhondo nago bireba rero ibyo ntago biyireba so rero ni erazi yo kuvuga ngo se mu byukuri ese capitalism na communism bigiye bitandukanira hano rero abaturage baho ntago bakize ariko nta nubwo bakeniye baraho hagati nawe leta irasoresa abakire ikasira amafaranga bakene none abaturage bose bakaguma barangana ariko mu bihugu bya capitalism usanga umukire ngo ni Elon Musk noneho ukasanga umukene we ni hagati y'umukire n'umukene harimo urwanya runini rungana n'ibirometero 500 umukene ugasanga ni homeless ariko urasanga nko mu Rwanda umukene nka Dickson aravugira no ku radio y'igihugu aravugira kuri radio y'igihugu urakoze cyane ambassador ntacyo bintwaye urumva ko rero niko leta bayasize mu zankunganya okay bituma rwose nta mukene mu Rwanda buriya tugira abantu bose baba barimo aho hagati ku buryo ubona ko abakire barabasoresa bakasira mu mafaranga zankunganira rero tugiye kusanganya amasiko mwambwiye eri yansanganya amasiko ivuga mu byukuri amafaranga akora business cyangwa amafaranga ikisoro nicyo gikora business cyangwa business niye kurura amafaranga buriya nibiya bintu iyo mvugo mu cyongereza twita rhetoric statement rhetoric nezamba abantu bavuga ariko litakorewe ubusakasasi nkuko ubona abantu bavuga ese eji nenkoko ni ikihe cyabanze ntago birasobanuka n'ubu na scientific research yavuze ko eji ariyo yabanze kurenza inkoko kuko buri kimwe kiva mu kindi inkoko iva mu kandi igi rikava mu nkoko wowe ntawamenya icyabanje ni iki statement rero nizo twita rhetoric ese mu byukuri business zibanza kukenerera amafaranga kuko hari ba motivation speaker basuko rubiruko ukasanga bavuze ngo yatangiye ngo kukafuka ko ngo yatangiriye ngo kimwe ngo none bafite etage umuntu akasanga afite famu bakamubaza ati se we famu wayibonye ute yinkijana ati natangiriye ku mase yego ambassador umuntu azajya babesha ko kutangira business ngo nago bisaba amafaranga ngo bisaba ngo bisaba ngo igitekerezo cyiza ngo ugomba kubufite umushinga mwiza nago bikora rubyiruko nagira mbabwire umuntu nababwiye ni nk'imbuto niba usaka ibigori oratera ibigori nago watera ikawa ngo usarure ibigori amafaranga kuyabona bisaba amafaranga kubona amafaranga bisaba amafaranga iyo nago ari yamvugo ya rhetoric ikoreshwa n'abantu bari bitwita motivational speaker ntiturabibona mu Kinyarwanda ubu ngubu tubita abateka mutwe mu gihe tutarabona ijambo ryiza mu gihe mutarabona ijambo ryabigenewe motivational speaker ni abateka mutwe mu Kinyarwanda umuntu avuga mu byukuri ntago turabona ijambo rikwiye turaba tubita abateka mutwe kugeza tubona babita batera mwete kuko mu byukuri no mutakuwire bintu tuvuge Dickson ko rhetoric evuga ngo umwongereza arakubwira ngo nuvuga ngo sake inshuti ngo ifite cye kurusa ngo kuko ngo kire cyo yigira mbese barakubwira ngo wowe ngo ntusake inshuti mu ngana ngo usake inshuti ikuruta ifite icyo usaka kuba ese urasaka kuba umukire genda uganire n'abakire mbese ngo ujye usudika ngo inshuti ikurenze tuvuge ngo bakakubwira ngo Dickson ngo
ngo Sudike Jackson ngo kulenze ngo ariko ngo Suti mungana ngo tacyo yako nta kintu yakongeraho kandi ndasaka kureba kusudika umuntu wo hasi nanjye ndasaka urenzeho nonse ubu uzavugana nawe gute kandi nanjye ntakusaka ase wamu nukuvuga ngewe ndi kugushaka wowe undenzeho Jackson nawe nagushaka ko urashaka ko amurenzeho nawe ushaka ukurenzeho nanjye ndasaka undenze urumva rero ni izo ni imvugo za rhetoric zo banza akusuka akavuga ngo wowe ngo gendo Sudika umuntu ngo kurenzeho umwana mu isuri uramwira uti ugenda wegereza umwana wa mbere mu isuri umwana wa mbere mu isuri nagasaka kwiyegereza abaswa ako kana so ukavuga rero ko iyi mvugo yaba ari nk'iyo ngiyo yabo motivation speaker yo kuvuga ngo hagati ya business n'amafaranga ni iki gikurura ikindi kuko ndababwira mu muco nyarwanda dufite eyo emvugo z'abahanga bavugaga nti amaboko ataresa ntagira ate ntaramukanya bivuze ko uriya muntu niba yakurenze jewe ngenda buri stage mbafite insuti eyo mageze izo nsuti yo zisize kuri iyo stage ubu ntacyo tongera kuvugana bakagenda bavuga nti uri irata ntago nirata ahubwo nahinduye ikiciro okay so urubyiruko rwacu twe kurushuka turubwire ngo ibitekero ngo ufite ngo umusinga mwiza ngo n'ikitekerezo ngo bizazana amafaranga ni byiza kugira umusinga mwiza n'ikitekerezo ariko niba utafite amafaranga yo kusiramo urafana n'uwo musinga ufana n'umushinga wawe nubo waba ari mwiza gute cyane rwose ahubwo cyangwa abafite amafaranga bakawushoramo ngo umusinga usobora no kuwutanga kufa ugapfa mbere yaho ariko ambasaderi ugenda zanjye bazazikubaza ariko mwana we komeza ambasada ndababwira ngo niba urasaka ibisimbo bitubuke uratera ibisimbo noneho bizabyara ibindi bisimbo yego faranga rira amafaranga ubona ababwira ko amafaranga saka yandi amafaranga niho haza yandi okay usirama amafaranga akabyara amafaranga ni urusimbi nukurubyaza ugiye novuga uti nababwiye ko amafaranga abyara yandi usiramo izana rikabyara 200 ukagenda uyabyaza ariko ntago wakwicara ngaho ngo amafaranga rero ngo nteye igitekerezo ngo kizabyara amafaranga ntago bisoboka none se 0 kubiye havamo amazero 2 umva yego sorry nawe ni fake 0 kuba 5 nta amazero iguma ari 0 imwe na 0 ntago isobora kutubuka zero iguma 0 nta kintu kiyitubu nubo wayikuba na 0 igihumbi nta nyunganira igira niwo mubare utajyo tubuka nta nyunganira igira okay unumva se ambassador ubu ngubu aba komeza umuntu ebyo bibe nibyo subiramo ebyo bibye nibyo sarura ibyo bibye nibyo sarura urumva ariko nshobora kubiba igitekerezo byo mbibye igitekerezo nsarura igitekerezo nago nabiba igitekerezo nkasarura amafaranga Dickson tekereza aho size oragaruka ukazanga ari igitekerezo n'ubu niba nta kindi wakikozeho abantu benshi turagenda n'imishinga hano hanze yego na banka narababwiye ngo banka uravuga uti mfite igitekerezo hari ibyo twita imishinga iri bankable mu rurimi rwa finance yego umusinga urawuzana banki kavuga ese umusinga uri bankable bankable bivuze ngo
uyu musingo ozanye uhaye amafaranga wagaburira banka ukagaburira na nyirawo birasoboka iyo basanze wagaburira nyirawo gusa banka nta kintu ibonamo bitavuga ati twara umusinga wawe umusinga ugomba kuba ari mwiza ku buryo wigaburira kuko ugomba kuba usoboye ku operational expenses mvuge biwugendaho ukagaburira nyirawo entrepreneur ukagaburira na banka yatanze kisoro okay rero niba umusingo uzanye ku banka giye nkasanga ndabona umusingo uragaburira abawukoramo gusa nyiri umusinga nta nyungu nyiri banka nta intere ndavuga n'ibintu bitatu nukuvuga ugomba kuba ari umusinga mwiza winziza ariko uwo musinga kugira ngo bawuha amafaranga ugomba kuba ari mwiza iyo bakubwira ngo a good idea can attract money nuko urawutwara ube bankable kandi ubona ukuvuga ko rero arawuha amafaranga ntabwo uri bujyasite gukura bagomba iyi mvugo eri rhetoric egomba ku abantu bagomba kwisobanura neza ikivuze ni nka Bibiliya amagambo ya Bibiliya ugiye yasoma uko ameze utasizeho ubundi busobanuro urasukura ubiruko ayo na amagambo ya rhetoric donc amagambo Twitter rhetoric na amagambo utasizeho ubundi busobanuro ara misleading tuvuge ngo mu Rwanda tuvuga tuti intore nteganya egireti intore nteganya intore nteganya aho biranze ariko muri abanyarwanda intore nteganya isaka ibisubizo yishakamo ibisubizo tusubire intore nteganya ishaka ibisubizo yego aha iyo bavuze rero urubyiruko kumva tentore nteganya tesaka ibisubizo ati no musamba ry'inzitane yesa kirenzira so umuntu aragenda akaswana na mudugudu none akakubita mudugudu aho kujya kumurega bakamwira se ko wakubise mudugudu ariko entore nteganya yishaka ibisubizo hati nabo ndi bufite umwanya wo kujya kukureka ngo nta mwanya mfite wo kujya kukureka nishatsemo ibisubizo n'intore yego ariko amasade giruze ayo na amagambo utayasobanuye neza amagambo aba ari rhetoric ku buryo utayasobanuye neza umuntu yagira ngo ni ibindi bintu uvuga so noneho akaba bisobora kumisleading akavuga ati ebi nebi nabaguye umuntu yanyibye television musanga cyukurenzo ndamubaza ariko uri mu biki ati ndi mu gahunda ya leta ndetse iyi intu yo kwihangira umurimo urumva gute kubera ko guhanga umurimo ntago byasobanuwe neza ntago bakora list ye ntago bakoze list yemirimo yemewe yo guhanga kubera ko nawe arimo kwihangira umurimo mu gihe harimo gucyukura inzu yawe nawe arimo kwihangira umurimo asaka kwiba televiziyo so rero ni ukuvuga ngo amagambo ari rhetoric ni amagambo abantu bafata for granted agahita rifata gutyo ariko munyamara ritavuze literally icyo bivuze birasobanutse pe birumvikana nono n'umuntu arakubwira ati umuntu akuru ngo mutakurusa umugore ntabakurusa iki abakurusha urugo none akagenda akatoranya umugore mwiza uwo mugore abakuteye ate agatoranya umugore mwiza w'ikizungereza urumva yego ndahaha ibiryo urumva ibiryo ntiyubaka inzu akajya aho ngo afite umugore mwiza we ngo arasaka kubisaba urugo wamubaza ati ngewe nkurusha urugo ati umugore mwiza yararwujuje hakava mu ka wa mugore mwabonaga Nyabugogo akubita uwo mugore akubita uwo mugabo amukubita mbi nesi sinuvuga ko urubyiruko
otarwigisize ayo magambo ya rhetoric biba bivuze iki bivuze ngo ntago bivuze gusoma umugore ugomba kuba urusoma umugore mwiza umugore uzi gukora umugore wita ku bana umugore byose ukabisobanura neza ariko ugiye kuvuga gutyo ubuse ntitujya tuvuga ngo time is money give me time ariko abantu mu cyaro bafite umwanya munini cyane ariko nta mafaranga kubose twavuga ko iyi mvugo ngo time is money umuntu arajya bakasingura abandi bakataha akigumira ku kiriyo yicaye mubaza se kutataha ati ndacyasira urukumbuzi gute Jackson rwose ambassador w'abakonsomateri so urumva abantu ko bafite we Dickson ukunda kumva bivuga rhetoric amagambo ari rhetoric uvuga ngo time is money abantu mu cyaro bafite umwanya uhagize ariko nta mafaranga ubu rero ugomba kubiqualifyinga ukavuga uti ntago bivuze ko ari cyo bivuze aho bivuze ngo uwo mwanya usize mu bikorwa byara amafaranga ariko niba ari time gusa urapfuye aho kubera ko ufite nyinshi cyane none se udafite aho uyishoye none se ambassador ubwo kugira ngo urwo rubyiruko rugire icyo rutangira ya mafaranga rero asabwa kugira ngo ahamagare ayandi cyangwa akurure ayandi ayo ya mbere avahe ayo ya mbere tuva muri kwa kundi kwizigama wakoreye umuntu ukaba umupagasi okay ukaba umupagasi ukahakwa yego wamara kuhakwa imyaka yaba 5 ukavuga uti nibura ndahaswe mpakuye akantu kaka saving ekisoro takiriya narababwiye ayo hemba kurama yo kuriya gusa ebindi byose byihorero ngaho tabireba niba kisaho telefoni urebe ku ruhande yego uburiye gusa niba avuga ngo hano turubaka amazu turaba matafari wapi wowe ube wayariye gusa nusakora ari ku kazi none hayo mafaranga numara kuyagwiza uvuga aha ni igiki nasoramo kugira ngo kibyara ayandi mafaranga ako kasingo sobora kuba wayashyize mu kopeki cyangwa se muri sako noneho ukabwira yasakuta ariko ano mafaranga ko mfite akasinga ko korora ingurube ko namvise ko ingurube mu mwaka byara abana 30 insure 2 yego nkaba mfite ibihumbi byange 200 mwaretse mu ereraho ibindi 800 nkageza miliyoni n'ibihumbi 100 noneho nkubaka ikizu cy'ingurube nkagura n'ingurube 5 zikabyara ko kwezi kwaje amezi 6 yajya sira nkagurisa ibibwana 3 nkabiha banka nanjye nkasigara naho 3 none amafaranga yo kubaka ikizu akabararangiye zakongera kubyara none banka nkabanda yikuyemo hasigaye yewe no gusinga gutyo nkasira abakozi nkaguka icyo nicyo kisoro tangiza ni amafaranga byara yani so niho tuvuga ngo ikitekerezo cyiza giherekezwe n'ikisoro niko tubabwira ikitekerezo cyiza giherekezwe no kwezigama urabasa kukiha embuto kukiha embuto y'ikisoro noneho nacyo kizakubyarira amafaranga ariko ikitekerezo cyonyine ntabwo kibyara amafaranga urakoze cyane ambassador birumvikanye pe urakoze cyane komeza udushakire ubumenyi n'ubufasha uhahire abakonsomateri hanyuma tugutegereje ebana n'amaboko n'amaso n'amaguru turava n'ibintu byose iyo experience yaho hantu rwose ariko Dickson ukunda koresha imvugo za rhetoric unegereze n'amaguru surashaka kunera imigeri aha nshaka kukwirukanza
ngo n'amaguru n'amaso niba amaso rero ari azaza kukwakira shaka kuguterura nkwirukanze nkoresheje amaguru. Ambassador, thank you so much Ambassador. Na muntu hari ngo amubaze ikintu kuhura byamuza n'ikibazo kugira ngo amwumve. uyu ngo ntabwo yamwumva. Urakoze cyane.